ndabasuje cyane kandi nongeye kubaha ikaze kuri Learn with Dr. Olive, urubuga tubagezaho ibiganiro byinshi bijyanye n'ubuzima bw'umwana. Ubuzima bw'umwana butangira umutwite, umubyara ndetse n'urugendo rwose rwo kurera umwana. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe what are the myth about pregnancy, cyangwa ibintu abantu bakunda kwibaza. Bamwe bakavuga umugore utwite hari ibintu ahubwo umugore utwite arabyibuha, umugore utwite arananuka, nyine reka za myth zose abantu bibaza ku mugore utwite tugiye kujya tureba ese nibyo cyangwa ntabwo ari byo. Guys, mwandike muri comment nimba warajya uhura na tumwe mu tuntu ngiye kubabwira nyine tujyanye na myth kuri pregnancy. Ndifuza yuko mwandika muri comment kugira ngo nyine turebe ni iki muzi kuri pregnancy, ni iki cyakubayeho utwite, like niye experience wagize nyine utwite, ese hari ingaruka byaba byaraguteje. Nyine turebere hamwe like izo myth zose nyine ku mugore utwite. Ikintu cya mbere abantu bajya bavuga ngo abantu bose batwite, nyine like umuntu babona ari kuruka bakaba baramujudge bakavuga ngo aratwite. Nyine abantu benshi bakunda kuvuga ngo umugore utwite nyine ngo araruka, ariko nanone ndashaka kwibutsa yuko ntabwo ari abantu bose. Like nyine buri pregnancy iza ari ukwayo, ntabwo bivuze ko umuntu wese utwite agomba kuruka. Harimo rwose abantu batwite bakarinda babyara batanarutse. Like nyine buri pregnancy uhora iri unique, ntabwo bivuze ko umuntu wese utwite agomba kuruka. Ibi rero bishobora kuba cyane bibe bitewe n'uko urespondinga kuri ya misemburo iba yazamutse cyane igihe utwite. Uzasanga abantu benshi batagira iyo sensitivity, nyine akaba yaguma ari normal ntaruke. Ikindi kintu tugiye kurebera hamwe, ese umugore utwite siporo ni ingenzi nyine kuri we. Guys, bamuzi baravuga utwite ugomba kwicara ukaruhuka, nta kintu nyine ugomba gukora. Ariko ndashaka kwibutsa yuko siporo it is very important mu gihe utwite, kuko bizanagufasha kubyara neza batarinze kukubaga. Nyine like uri gustretchinga izi muscles, ibi byatuma nyine wabyara neza bitagoranye rwose. Ndakeka mama batwite bakoraga siporo nyinshi baze kwandika nabo muri comment, so nyine turebera hamwe nyine like nabahe like nyine ni ibihe byiza. Ariko advice niba utwite gukora siporo ni ikintu cy'ingenzi, bizagufasha no gukontorora ibiro, ntiwengere ibiro cyane. Ikindi bigufasha nyine no kugira ngo umwana ajye muri position nziza nyine, kuko bizatuma even n'umwana yiyangaje neza, abe yavuka neza bitagoranye. Ndakeka utu tuntu ari ingenzi cyane. Turarebera hamwe udutips twinshi tw'utumyth nyine kuri pregnancy. Ikindi kintu abantu bajya bavuga ngo iyo umuntu atwite ngo aba ari like ngo you are eating for two, uri gufata iby'abantu babiri. Ukazasanga abantu benshi batendinga gufata ibyo kurya byinshi kandi amasaha menshi, ugasanga uwo muntu n'ukuri yagira ibiro byinshi, ugasanga niko kurusha kwongera ibiro byinshi utwite, kandi nabyo ntabwo ari byiza kuko bishobora kuba byagushyira kuri risike yo kugira diabetes, hypertension, ibyo bintu byose. Rero ntabwo ari ngombwa gufata ibyo kurya byinshi umuntu uko utwite. Nyine fata intungamubiri zihagije, 3 ku munsi, urya imbuto, urya imboga, apana guhora urya buri kanya ngo nuko nyine utwite. Ntabwo biri just fairing rwose. Icyo kintu abantu babikora nabyo gushyira kuri risike yo kugira umubyibuho ukabije, ukagira na za ndwara zose nyine zitandura. Ikindi abantu baravuga ngo iyo utwite umukobwa ngo usanga waratwariye ibintu cyane ngo kurusha nyine ngo kuba utwite umuhungu. Ibyo nabyo ntabwo ari byo. I think bishobora kuvariya bitewe n'umuntu runaka, ariko whatever like utwite umukobwa, utwite umuhungu, nyine ushobora kuba watwarira ikintu runaka like ntugire iyo craving, it's normal. Cyane uzasanga abantu benshi bagira craving, abenshi bafite iron deficiency. Like umuntu utwite ubundi ari kuri risike yo kuba yagira amaraso make. Nyine icyo gihe cyose ufite iyo anemia ushobora kuba yatwitira ibintu bidasanzwe. Nyine ari niyo mpamvu ushishikariza mama
niwiyumva gutyo utwite ugatangira gutwarira I think niko bavuga ibintu bidasanzwe bita gutira kwa muganga bagusupplementinga iron rwose birashira neza ukumva nyine ukongera ugasigara wumva umeze neza ni ukuri apana kwirukira muri traditional gushaka amabumba imiti ya kinyarwanda it's normal like iyo utangiye kuprevingira ibintu biri like bidasanzwe ni ngombwa kujya kwa muganga bakamuha imiti birashira ukongera ukumva nyine umeze neza abandi bantu bagiye bavuga ngo like ngo morning sickness cyangwa byane twita kuruka nyine ku mama utwite ngo bikunda kuba mu gitondo ariko nanone ndashaka kubabwira ko it can happen anytime like per day ntabwo ari specific yuko ubigira mu gitondo rwose byaba n'undi munsi wose ukaba like waruka it's normal for pregnancy kuko nyine like nyine biba biterwa n'imisemburo ufite nyine iri gutuma uba waruka ikindi abantu nyine bajya bavuga ngo like abantu batwite kenshi bagira nyine icyo twita heartburn cyangwa ikirungurura I think ni ikirungurira ikindi abantu bagiye bavuga ngo nyine ngo bijyana n'uko umwana afite imisatsi ngo ufite ikirungurira nyine bijyana n'uko umwana afite imisatsi myinshi like ibintu nk'ibyo nyine ariko it's a myth ntabwo ari normal ubundi nyine kubagira ikirungurira ibintu biri normal bijyanye n'imisemburo mama utwite aba afite ikindi cyane yuko iterisi iba yarazamutse nyine ikegera hejuru then igacompressinga igifu rero kugira heartburn it's normal for pregnancy ndakeka ututumaye muzajya mutwumva kenshi ikindi bajya bavuga nyine ngo umuntu utwite agomba kwirinda ibintu byo mu nyanja ariko nanone itatu kuko ubundi umuntu utwite hari amafi nyine atemerewe kurya aba yateza umwana ibibazo ariko nanone ntabwo ari yose cyane yuko muzi amafi ari muri bimwe nyine twifuza ko umumama utwite yabona kugira umwana nyine abe yabona ikindi bajya bavuga nyine ngo umuntu utwite ntagomba kugenda mu ndege I think it's not true kuko nabyo nyine biterwa na condition mama arimo cyane yuko abamama begereje mu gihe cyo kubyara rwose ashaka kugenda it's fine unless nyine afite indi medical condition iri nyine itamwemerera kuba yagenda mu ndege muri icyo gihe atwite ikindi nyine bajya bavuga ngo ubundi umuntu utwite ntagomba gufata coffee and I agree kuko ushaka gufata coffee nyinshi biba byatuma umwana avuka afite ibiro bike kuramo inda nyine like umwana akavuga igihe kitageze nabyo ntabwo ari ibintu byiza ushobora gutuma ukuramo inda umwana akavuga igihe kitageze cyangwa umwana akavukana uturo dukeya n'ibyo I think ntabwo ari ngombwa ko umuntu utwite rwose afata coffee ntabwo ari ingenzi ikindi abantu bajya bavuga nyine like umama utwite ngo ntabwo yakora sex I think nanone ntabwo ari byo unless umama afite indi medical condition iri contraindicated kuko rwose ntabwo bihuriye it is safe nyine igihe nta yindi mpamvu kuko uzasanga kenshi hari abantu bagira nyababyeyi iza ikajya hasi hafi y'umura y'inkondo y'umura bikaba byatuma nyine umama breathing ariko iyo nta yindi condition afite rwose umama ndakeka biri safe igihe nyine atwite nutwo tumaye nifuzaga nyine kubabwira ku mama utwite nimba hari utwo wagiye uhura natwo bakandikira muri comment bakatubwira byari bimeze gute ese like nta mama benshi bakunda kuruka batwite byashize igihe kingana gute cyane yuko usanga mama baruka cyane batwite ni ukuri ni ikintu kiri very frustrating kuko usanga uraruka ikintu cyose uriye ukaruka ugasanga nyine even nawe wumva nta mbaraga nyine uba bifitiye ariko none ikiduhumuriza ni uko usanga izo symptom akenshi ku mezi 3 biba byarangiye ariko nanone you have to be conscious kuko ukuruka cyane uri gutakaza amazi uyatakaza n'umwana ashobora kuba byamugiraho ingaruka cyangwa ukababyara nyine n'igihe kitageze cyangwa ukaba wanakuramo nyine inda ni byiza nyine iyo ufite izo symptom ukabona birakabije cyane kujya kwa muganga kugira ngo bakwiteho wite ku mwana ubuzima bw'umwana bukomeze kumererwa neza ndabishimira cyane niba ari ubwa mbere ntugende udakoze subscribe kugira ngo dushyigikire tujye tuganira utu idea twinshi tujyanye nyine n'ubuzima bw'umubyeyi ubuzima bw'umwana na bya bintu byose bizadufasha kugira ngo abana
bakomeze gukura bamerewe neza.